Baje kubakira mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi, inshuti zacu, inshuti zanjye, inshuti bavandimwe. Uyu munsi nagira ngo nganire n'abasore n'abakobwa n'abandi kandi bashobora kudutega amatwi. Ndacyabakunda rwose, turabasengera uko Imana idushoboje amanywa n'ijoro. Uyu munsi nagira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko igira ati kuki dukwiriye guyoboza Imana inzira mu gufata ibyemezo, cyane muri gahunda yo gushaka abo tuzabana. Ni kuki dukwiriye kuyoboza Imana inzira? Ndagira ngo tuvuge impamvu 5 tuziganireho kandi tunarebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Impamvu ya mbere ni uko umuntu atajya yimenya 100%. Umuntu ntiyizi, ntago wizi bihagije ku buryo wafata icyemezo ukareba umukobwa ukavuga ati uyu niwe, umva n'uyu nguyu, umutima urabimbwiye n'uyu. Ukareba umusore ati n'uyu kandi tuzabana karamata ku giti cyawe wowe ubwawe. Oya, kubera impamvu ki rero? Umutima w'umuntu nicyo kintu cya mbere gishukana. Bibiliya iravuga iti, Bibiliya muri Yeremiya ibice 17:9 aravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kuwumenya ukuri? Nge Uwiteka, umurongo wa 10 ni kuvuze, nge Uwiteka ninge urondora umutima nkawugerageza. Aravuga ngo nyitura umuntu wese bihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirima ye ziri. Haleluya. Nuvuga ngo umutima w'umuntu, umutima wagushuka. Imitima yacu idushuka kenshi kubera ko imitima yuzuye igomo, imitima yacu yuzuye kwibeshya cyane, imitima yacu igira utuntu twinshi, manyanga, utuntu kubeshya. Harimo utuntu twinshi cyane kubera ko turi mu isi nyine. Murabizi se kibi yaramanutse, isi ikorerwamo amanyanga, dushaka ubuzima, ibintu byinshi. Imitima, niyo mpamvu Kristo nyine yakoze icyo kintu, aduhora hafi, aduhora bugufi. naho ubundi umuntu, kamere y'umuntu nuko tumeze. Imitima iradushuka. Ushobora kugira ngo uramubonye, umutima wakubwira ati yego, umutima wakubwira ati dore n'ubu nashaka umuntu muremure kuriya, nashaka gusa kuriya, nashakaga umukobwa umeze kuriya, mama uteye kuriya. Wow, byaciyemo. Iwabo ni inshuti zacu, natwe turi inshuti zabo. Umutima ukakwereka na facts, ikakwereka proofs nyinshi cyane, ukavuga uti byaguyemo bya bintu ni sawa. Witonda wa musore, witonda wa mukobwa we, ukwiriye kuyoboza Imana inzira kubera ko umutima wawe ushobora kugushuka. Na Bibiliya irabivuga, umutima nicyo kintu cya mbere kirisha ibintu byose gushukana, kandi iyo ni indwara itazigera ikira. Umutima ufite udapfa gukira keretse gusa Imana. Niko tusomye Bibiliya, niko itubwiye, nijya imenya utuntu twose, nijya imenya imitima yacu, ikamenya buri kantu kose. Wongeye ku mutima, yongeyeho n'umutima wawe, umutima yacu Imana irayimenya. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Imana iramutse ifunguye amaso yawe ikakwereka ibintu bigize umutima wawe, umutima wawe ukawureba, ikawugushyira imbere nk'uko ureba televiziyo. Ndakubwiza ukuri, wahakana uwo mutima, wavuga ko atari uwawe. Urebye ibintu birimo byose byiplayinga, wavuga ati uyu mutima si uwanjye, naryamye nijoro banshyiramo umutima w'undi muntu. Ntabwo wakemera ku umutima wawe, wagira ngo ni umutima bagutije. Bishatse kuvuga ngo imitima yacu yuzuye byinshi. Niyo mpamvu muri mbere yaravuze ngo Uwiteka Imana yaduhishe ibanga. Sinibuka indirimbo kwivuga, ariko nayo magambo. Ukureba mu mutima w'umuntu ni ikintu gikomeye yaduhishe, kuko iyo umuntu aza kureba akajya areba undi akahita amusoma ibirimo byose, inshuti yanjye, hari buzabe urugamba rukomeye cyane, hari buzabe urugamba rukomeye cyane. Ukajya ureba umuntu wari bwimva, reka ngarukiraho. Gusa umutima wacu, imitima irashukana. Ni nayo mpamvu ya mbere ukwiriye kuyoboza Imana inzira. Utazibeshya ukagira ngo niwe kandi atari we, kubera ugendeye kuri ABCD, ibyo ubonye, ibyo ukunze, ibyo umutima wawe wuzuyemo, irari ryuzuyemo,
ugendeye ku irari uhisemo ugifashe icyemezo ugendeye ku irari ryawe, ibintu byose bikuzuye mu mutima, bya bindi ukunda, bya bindi byawe byose, bya bindi dukunda, bya bindi bitwuzuye, ushobora kwibeshya. niko biri tubwiye. Ni byiza rero kuyoboza Imana inzira, kuko umutima tubonye ko atari ikintu cyo it's not reliable, ntabwo ari icyo kwiringira rwose mu gufata icyemezo cyo kumenya uwo muzabana. Niyo mpamvu dukwiriye kwemerera Imana ikayobora aho ngaho. Abantu benshi kubw'amahirwe makeya bagiye babeshywa n'imitima yabo, bigatuma barya cyangwa se banywa umuti ushaririye w'amahitamo yabo bagize. Umuntu nk'ahandi abana n'undi yaravuze ati n'undi nyine nabuze uko nshika, nta kundi nzajya ndara ukwanjye nawe arara ukwe, nta divorce twakora, tukaba twisebeje. Ni amahitamo, cyangwa se ukabirya uko biri ubibonye nuko, kubera ko wahisemo ibyo. Umuntu akabaho muri ubwo buzima anywa arya umuti binini bishaririye by'amahitamo yagize yakoze. Niyo mpamvu umutima urashukana. Umutima iyo ugushutse ubaho nabi, nta mahoro ufite, nta mutuzo ufite. Ndasenga cyane aha ngaha iyo mpageze, nkasengera ab'iwacu, nkasengera bene data, beshiki bacu, abakobwa bacu, abasore bacu, kutagwa cyangwa kutazagwa muri uyu mutego wo gushukwa n'umutima mu izina rya Yesu. Icya kabiri, nta muntu n'umwe uzi umutima we. Yewe wowe ntuzi umutima w'umuntu uwo ari we wese muri iyi si. Uko wavuga uwo muntu mwahuye, uko muziranye, uko muririmbana, uko musengana, hari igihe ubaza umuntu ngo ngiye ngo nukuri ni byiza gushaka umuntu nk'uyu twabanye turaziranye, burya banakuriye hafi yacu ndamubona, mama ni imfura ndamuzi. Yego nabyo ni byiza, ni factory umuntu akwiye gutanga kumva irasoundinga neza, ariko umva ikintu mbabwira nshuti yanjye, ntabwo uzi umutima wanjye, ntuzi umutima w'uwo muntu, ntabwo umuzi neza. However, uko wavuga umuzi, uko wavuga mwabanye, uko wavuga mwakuranye, uko wavuga mubana mu murimo, uko wavuga mubana mu kazi, ntumuzi. Umutima ni mugari. Birira bivuga, abantu banditse ibitabo bavuga ku mutima. Umutima ni ikintu kiri vast, nta muntu ujya ubasha kumenya. Niyo mpamvu Imana yaduhishije ibanga rikomeye cyane. Unamenye wamenya akantu gatoya gusa, ariko you never know more than that little. Ntushobora kumenya ikirenza ako gatoya uzi. Kuba uzi ko umuntu agira umutima ngo aratanga, muzumva abantu bari generous, uyu muntu afite ukuntu mama yitonda, agira umutima mwiza, ibyo akaba ari byo nyine bituma uvuga ko ari mwiza. Nako ngakuzi, ariko hirya ahantu utareba Imana ireba umutima we. Hirya azu yarubatse urugo nyuma y'imyaka 20 ukuntu azahinduka. Uri kubona iby'uyu munsi ari umusore, uri kubona iby'uyu munsi ari umukobwa, inyifato y'uyu munsi niyo kureba, ni akantu gatoya, ariko umutima ni mugari. Ntuzi uko azaba ejo, ntuzi ibyo atabonye, nawe ubwe ntiyizime ko twabonye. Umutima rero uri vast. Ntuzavuge ngo uzi umuntu, ntuzabona umukobwa ati ndamuzi, ntuzabona umusore ngo ndamuzi mu ndeke. Icyo ni ikindi gikwiriye kukwereka ko ukwiriye kuyoboza Imana inzira, kubera ko ntuzi umutima w'umuntu wari wese bihagije, ku buryo byaguha uburenganzira bwo kuvuga ngo wow. Biravuga ngo Pawulo yandikiye Abakorinto urwandiko rwa mbere ibice 13 umurongo wa 9, havuze ngo iki? Yaravuze ngo, ndagira ngo mpasome Bibiliya clearing ibintu neza nta mayobera. 13 umurongo wa 9 aravuga ngo kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice, ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Tumenyaho agace tugahanuraho gato. Ibintu byose twigira hano bavuga ngo barasomye, ngo barasobanukiwe, ngo ni impuguke, that's great, ni byiza cyane, ariko mu bintu Imana yaduhishe inshuti yanjye, ibi byose ubona ngo uri professor, abantu ubona ngo ni abadoctors, abantu ubona ngo barasomye cyane, bandika ibitabo, barasobanutse, ako ni akantu gato cyane. Ukubona twizera umuntu tukamutumira ngo agiye gusesengura, ngo agiye kutusobanurira ibiki byose, ni ibintu n'ubundi yasomye, ni ka kantu gatoya birivuga,
wasomye uramenya, uragenda wandika ibitabo n'amakuru na information wagiye uyobora buri wese aho mugenzi we nuko. Ariko icyo twita Bibiliya ivuga ubwenge ni gatoya, ni gato kugera aho umuntu amahitamo abasha kuvuga ngo iki nkihisemo nicyo kinkwiye, uyu nguyu n'uyu tu. Uko mubona ukuntu ari mwiza n'uyu nguyu ntabwo bizigera bishoboka. Niyo mpamvu irivuga ngo tumenya gatoya. Bishatse kuvuga ngo rero ubwenge bwa muntu buri limited, bugira aho bugarukira. Mu gihe rero bugira aho bugarukira, ni ngombwa ko ukwiriye gutera intambwe ukayoboza Imana, ukayoboza inzira Uwiteka, ukayoboza Imana, ugasaba Imana ikagukora ku bwonko, igakora ku matwi, igakora ku maso, ukabasha gusobanukirwa, ukabasha kumenya, ukabasha guhitamo neza. Bibutse ko ntabwo Imana izaza kubwirire ngo dore nguyu ndamuguhaye, ntabwo izamukuzanira, ahubwo Imana izakugayidinga. Yabikoze kwa Adamu, witegereza ko izaza imuzanye imugushyira imbere. Hoya, Imana yaduhisemo free will, yaduhaye free will, iduha choice nayo ihari, amahitamo mva twese irayaduha. Rero mu gihe bimeze gutyo, niba utakumva, utakisobanukirwa, ni gute wavuga ngo wowe donc ngo hari undi muntu ngo uzi neza 100% mu gihe nawe utiyizi neza? Umuntu we bwahora yicalenjinga ati nuko nari imeze, ajya gutangira akazi bamukubita interview, ibintu bimwe na bimwe bamubaza akabishakisha kandi ari we kuri we bari kumubaza about herself, akiyoberwaga. Donc niba utakiyumva ni gute uvuga ngo ndamuzi? Nanjye uyu ndamuzi, reka nukubeshya, no way. Iyi ni indi mpamvu Imana ikwiriye kwemera Imana ikakuyobora, kuko yo irakuzi 100%, izi umuntu ari we wese 100% muri iyi si. Imana, haleluya, niyizi umuntu mwashakana akakumva 100%. Imana niyo izi neza umuntu mwashakana akakuzuza. Imana niyo izi neza umuntu wakwemera akakwemera ukuri, ukurakara, ukuteye nabi, utayemewe, ukumeze nabi, nuko utazi. Imana yizi mu myaka 20 uzamara n'uwo muntu, ukuzagenda uhindagurika. Ni Imana niyizi umuntu waza kwihanganira, niyizi umuntu wakihanganira kamere yawe, niyizi umuntu wagushobora ukuteye, niyizi umuntu mwashobokana, niyizi umuntu uzagufasha noneho rero, haleluya, kuzuza umugambi w'Imana. Kuko twarebeye hamwe dusanga umuryango ubereyeho iyo mpamvu, ibereyeho kugira ngo umuryango ubereyeho kugira ngo wuzuze, ushyire muri gahunda intego y'Imana, haleluya, ku buzima ishaka ku mwana w'umuntu, kuyiramya. Umuryango ugira ujuwarore nini cyane mu mugambi w'Imana. Imana rero wayizera ikagukorera ako kazi, yoboza Imana inzira, izaguhitiramo umuntu ugukwiriye. Icya gatatu, Imana niyo iri over, niyo kontroye ibintu byose bera kuri iyi si, niyoboye abantu bose, niyoboye abese, ibintu byose biri, niyo iri over, niyo iri hejuru, niyo iyoboye. Kuba Imana ari iyoboye rero, yizere, ni Imana. Donc baravuga ngo God is the God of the universe. Imana ni Imana yisanzure, ni Imana iri hejuru, ni ifite isi mu biganza byayo. Byahishe ibice 4 umurongo wa 11, Bibiliya ivuga gute? Imana niyo, mwibuke ko ari Imana igenga ibiri mu isi byose. Ibice 4 umurongo wa 11 navuze ngo ndareba, ariko ibice 4 ni ibyahishuwe. Ibice 4 umurongo wa 11, kugira ngo ntasoma ahantu hatariho. Haravuga ngo Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose. Igituma biriho kandi cyatumye biremwa nuko wabishatse. Imana itabishaka ntago twari kubaho. Iyo itabishaka nta nubwo
ntabwo hari ibintu bitari kuremwa ibindi bikaremwa. Ibintu byose biriho rero biri inyuma, donc ikibiri inyuma ni ubushake bw'Imana. Mu gufata icyemezo cyo kumenya uwo muzashaka rero, ukwiriye kumenya d'abord mbere na mbere, ukwiriye kuyoboza iyaremye byose, ishaka ko ibintu byose biba kuri gahunda, ishaka ko yashyize umuntu ku isi ikaba imuzi kukurusha. Ukwiriye kuyoboza inzira. Mu magambo makeya aho harimo igisubizo gikomeye. Niba Imana iyoboye ibintu byose, izi uburyo bwiza yaguhuza n'umuntu muzabana. Niba Imana ari igenga byose, izi uburyo bwiza yashyira ku murongo ikagutegurira uburyo bwose uzanyuramo kugira ngo ugere ku wo muzabana. Niba Imana igenga byose, niyo izi ukuntu yafata ababyeyi bawe n'abantu batandukanye ikabazana mu buzima bwawe, bakagushyigikira, ugakora ubushake bw'Imana mu buzima bwawe. Oh, haleluya. Niba Imana igenga byose, icyo kintu niba ucyumva neza, kuko Bibiliya iravuga ngo, Bibiliya ivuga ijambo rikomeye cyane muri Yeremiya ibice 29. Ijambo riraryoha cyane, reka turisome. 29 umurongo wa 11 birivuze ngo iki? Biravuze ngo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Haleluya. Imana izi ibyo yibwira kutugirira, ntabwo ari bibi, ni byiza, kugira ngo itureme umutima w'ibizaba ejo. Niba Imana igenga byose rero, ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, niko Bibiliya itubwiye. Yizere. Nuyizera izakuyobora neza mu gufata icyemezo cyo kumenya uwo muzabana. Amahitamo yawe azaba meza cyane. Icya kane, impamvu ya kane dukwiye kuyoboza Imana inzira. Imana yarabyoroheje, yaciye inzira, icira buri umwe wese ku buryo kuyigeraho byoroshye. Kugirana umubano n'Imana yabinyujije ahantu horoshye, ku buryo umuntu wese nusitaye avuga ngo, Uwiteka, nugiye kwibata Imana. Icyo cyari gikwiye kutwereka ko Imana irahari, kandi Imana ishaka ko tugirana ubusabane nayo mu buryo bworoshye. Imana yabigize clear. Imana yashyize ibintu byose imbere yacu, ibishoboka byose. Yashyize urukundo rwayo imbere yacu, imbabazi, ubugwaneza, ibyo yanyujije muri Kristo. Imana yashyize ibiriho byose, ibyo yaremanye, kugira ngo ikunde, itwereke ko ihari yose, ishaka ko itwereke ko kuyigirira icyizere, kuyikunda bishoboka, kugirana ubusabane nayo bishoboka. Ibishyira byose hariya, byose irabyoroshya. Imana mu bumana bwayo irabikora. Soma ijambo ry'Imana bice 16, Yohana 16 umurongo wa 13. Biravuga ngo, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo mwuka w'Imana, Imana yaje mu buryo bwose, irabikonfirma ko izatuyobora mu kuri kose. Ubwo rero ikintu kiriho noneho bigeze mu byakozwe, ni mu byakozwe n'intumwa, Kristo, mu byakozwe n'ibice bibiri. Bibiliya igaragaza neza uwo mwuka w'Imana, igaragaza iyo Imana iyo ariyo, igaragaza uwo mwuka w'Imana uzahagaragarira buri wese uzizerera muri Kristo, uzizera iryo zina rya Kristo. Tuvuga ngo yabigize clear. Irahari kugira ngo tuyikunde, irahari kugira ngo ikorane natwe, irahari kugira ngo itwemerere. Niyo mpamvu nta kujya kuri.
mu Baroma 18:15 irabyemeza, noneho yarabyemeje neza cyane, avuga ngo nitwemera, jamanye barabyemeza, aravuga ngo nitwemera tukihana ibyaha byacu, tukizera ko Kristo, tukatuzana akanwa kacu ko Yesu ari umwami, tuzakira uwo mwuka, kandi nidutaka tuvuga ngo Aba Data, Imana izatwumva idusubiza. Muri makeya, Imana yakoze ikintu cyose gishobora kugira ngo iduhe access, tugaragare, itwereke ko yadufunguriye imiryango. None se niba dusabwa kwatura ko Kristo ari umwami gusa, tugasabwa ijambo rimwe ryo kumwizera gusa, ubundi ubushuti bugakomera, umuriro ukaka, ni ikihe kindi? Mu gihe ujya kwaka akazi umuntu ukomeye akagusaba ibindi bintu, agaca mu nzira, tarya bene wanyu n'abahesha, tarya ukomoka hehe, abantu baratuvuna cyane. Ariko Imana yabinyujije mu buryo buri clear, ni ukwizera Kristo, ukatuza akanwa kawe ko ari umwami, ubundi ukareka akayobora mu buzima bwawe. None ugiye gushaka uriyoboye, nuko kandi usize daddy, usize father, usize umubyeyi wakegereye ngo akuyobore. Yoboza Imana inzira. Indi mpamvu niyo ngiyo, nuko Kristo arahari ku bwawe, kandi ayobora, yakuyobora, n'utuyobora mu kuri. Niba Kristo ari ku bwawe kugira ngo akuyobore mu kuri, rero wiyita wihutiraho gufata icyemezo, banze umwegere akuyobore. Agire gute? Akuyobore, mwegere akuyobore. Niryo rembo ryonyine gusa, niryo rembo ryonyine tunyuramo, ubundi ubuzima bugahinduka. Kristo iyo wemeye nyine Kristo akakuyobora, wabaye umwe mu banyamuryango, ufite icyo twita access ku burenganzira bwose umwana agira mu rugo. Uri mu rugo rero ntuzakore ikosa. Ni nk'abana bajya gukora ibintu, ugasanga ntubajije so, ufashe imyanzuro yawe, uvuye mu rugo uragiye, ukoze ibintu bitandukanye, baragufunze, ntibagishije inama, kandi ufite ababyeyi, ukitwara nk'imfubyi. Mukwiriye kwegera, mukagira access, mukibuka ko turi abana b'Imana, ukabanza ukayoboza data inzira, ukayoboza so inzira, mbere yo gufata icyemezo cyo guhitamo uwo muzabana. Kuko dufite privilege, dufite amahirwe angana nk'abana mu rugo. Imana rero izakuyobora mu mahitamo yawe yo kumenya uwo muzabana. Icyo kintu nukitaho, ukagira Yesu inshuti yawe, ukakunda Kristo, ukamwegera, ukaza mu muryango w'abana mu rugo, ugatuza, ukarwana intambara yose ishoboka yo kwitwararika nk'umwana mu rugo. Mva, Yesu azakuyobora neza mu mahitamo yawe. Icyanyuma, iyi si irimo amayobera menshi cyane, ibintu byose bibera hirya no hino ni amayobera. Keretse kwizera Imana yonyine, niyo yonyine dusigaranye, idacanga umuntu. Reka mbabwize ukuri, hari ibintu byinshi cyane bitandukanye. Rimwe na rimwe ukunda umuntu mugufiya, uzaganira n'abakobwa, uganire n'abasore. Njye nkunda umuntu mugufiya, ni urugero akubwira ati njye nkunda umusore mugufiya. Ikindi gihe uko imyaka yawe ugenda ikura, uhindura ibihe n'iminsi, uvuga uti yewe none navuye ku bantu bagufiya, ubu nshaka abasore barebare. Urabona ukuntu isi iri confusing. Nuko ise unabwira ati njye nkunda abantu babibikara. Imyaka yashize, hashira indi myaka, ubona bibikara ngo ntibagezweho, ngo ushaka ngo abasore b'inzobe, wa mukobwa ngo ushaka umukobwa ngo ubyibushye inyuma, ngo nihashira iminsi uvuge ngo oya narahinduye, nshaka twamaneke. Ni isi nyine iraconfusinze, nuko imeze. Ikindi gihe ugiye kwirukanga mu rusengero, ubona umuntu, umuyobozi, dirija, uti ngiye nkunda abadirija rwose, cyangwa se wicara ubone dirija arakumwenyuriye,
mu buryo budasanzwe, arakurebye ukuntu anakubitana amaso umuntu akamwenyura, sibyo? Cyangwa se ujya ahantu mu gitera, cyangwa se bitewe n'umuntu ahantu mwahuriye, umuhindukirane murebane. Ibi ni ibintu bibaho cyane. Amwenyure nawe umwenyure, ugire ngo ari kuba kumwenyuriye nuko agize interest muri wowe, nuko agize interest muri wowe, nuko nyine donc umwattractinze, nuko umukuru yahari akugiriye feelings. Oya, ikindi gihe the same person, wa muntu wakurebye akamwenyura, cyangwa se mwarebanye ubushize mwarebanye ugatekereza ko akwishimiye, ubone noneho akurebye igitsuri, n'isi yuzuye confusion. Ikindi gihe n'ubireba we wirebe, ugira amarangamutima, wumve nyine uhuye n'umuntu bitewe n'ukuntu mubanye muri iyo minsi, muhuriye mu kazi se, wumva utangiye kumugirira amarangamutima, wumva utangiye kumugirira feelings, ibyiyumviro biri guhinduka. Umuntu uko numva gahoro gahoro, mutangiranye akazi, umusore arinjira ukumva umukobwa arinjira ukumva nyine uri kumugirira ibyiyumviro bidasanzwe, feelings zidasanzwe. Utekereze ko nawe kubera ko akubashye, ugire ngo nawe ni the same case, ugire ngo nawe ari yakugiriye ibyiyumviro bidasanzwe. Then you are confused. Usange ugize gute? Uracanganyikiwe. Ni amayobera, n'isi y'amayobera. Abakobwa n'abasore banjye rwose biragoye pe. Uhitamo ufata icyemezo biragoye. Ariko ni ijambo ntimuzaryibagirwe muri Zaburi 119:135 biravuga ngo abakunda amategeko yawe bagira amahoro menshi, nta kigusha bafite. Biriya Icyongereza baravuga ngo abakunda ijambo ryawe bagira amahoro menshi, nta kigusha bafite. Bishatse kuvuga ko abantu bakunda Imana, kubakunda gusenga, kubakunda bibutsa ko umuntu utunze ijambo ryinshi, umuntu ukunda gusoma ijambo, ukunda gusenga, ukunda kuba bugufi bw'Imana. Harya ruguru twabanje umuntu washakishije umubano ukomeye n'Imana, ndababwiza ukuri, agira amahoro, nta confusion yagira. Kuko isi turimo no kujya gufata icyemezo cyo muzabana, abantu bazarara amajoro rimwe na rimwe, hari abakobwa badasinzira, abasore badasinzira, kubera arareba nshaka umuremure yaza akabona ikindi kinamunengaho, nshaka umugufi yaza akabona n'ibindi anenga. Icyo kintu ya confusion y'isi, ya confusion y'amayobera, akayirirwamo akayiraramo, ntasinzire, agafata impapuro akajya yandika, akajyana ahantu akerekana ati mwambitiyemo, urabona uyu n'uyu, urabona umuntu dore yafite agafaranga, afite imodoka y'ubururu, uyu nawe afite indege, umuntu yahitamo nde buriya? Uw'indege akaba ari mugufi cyane, ari byinshi unenga, Mana yanjye we. None ugasanga mu kwifuza k'umuntu, hari abantu iteka nyine twimereye gutyo duhora tunenga, udashobora kuzabona ikintu cyakunezeza n'umusino. Anyway, ku bantu bakunda ijambo, kuko biragoye kuyoba uzuye ijambo ry'Imana, biragoye kubura amahoro mu gihe mu by'ukuri usabana n'Imana, biragoye pe, biragoye. Bibiliya irabivuga neza, ku bantu bakunda ijambo ry'Imana bazahorana amahoro. Ku bantu bakunda ijambo ry'Imana, abakunda ijambo ry'Imana bazagira amahoro, nta kigusha bafite, bizagorana kuba confused, ndababwiza ukuri. Matayo yarabivuze ibice 11:28, yiza kwiga ushaka kubaka urugo, ariko ni byiza kubanza kunyura ahantu hose. 11:28 rango mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Dore nanga hari uburuhukiro. Ntuzabe confused mu gihe uzageramo ukabona abakobwa bakubaye benshi, ukabona ubuzi icyo uhitamo, abasore nabo urabona ari nk'imibare imbere yawe, kandi hari uri guteranya n'ibyifuzo. Ntihazagire ukubeshya umutima, nyine ni bya bindi, harimo desire, harimo ibyo ushaka guhuzahuza, ukabona buri mwe araza bagucanze. Bambwiza ukuri, sanga Yesu niwe wenyine gusa yoboza Imana inzira.
niho uzaruhukira. Ijambo rimwe, niwemerera Imana ikakuyobora, ntabwo uzacanganyikirwa. Imitekerereze yawe, ubwonko bwawe, amahitamo yawe azagira uburuhukiro, uzaruhuka, uzatuza. Nk'uko Zaburi bivuga 125, abizera Imana, abizera Uwiteka bazaba nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Ntabwo muzashima. Ndababwiza ukuri, mwifurije kugira amahitamo meza, kandi rwose hamwe no gusenga, hamwe no kubaha Imana, uzagira icyemezo cyiza. Mbifurije kubaka urugo rwiza, mbifurije kutajarajara, mbifurije kutaribwa n'umutima ngo hano uburaha ejo buri hariya, mbifurije kudatendeka, ntihazashukwe n'uwo mwuka mubi. Mbifurije kubaha Imana, mbifurije kugendera mu murongo w'Imana. Turebeye ibintu 5 hamwe, impamvu dukwiriye kuyoboza Imana 5. Izi mpamvu tuziteho, kandi nimureba neza mwambwira namwe uko mwabyumvishe. Ndabakunda rero, tuzongera tuganire babikiye byinshi, hamwe no gusenga. Imana ni umuyobozi mwiza utayobya, ntabwo uzigera uyoba niwiringira Imana. Mwiringira Imana. Imana nabonye yubaka urugo rugakomera. N'ibyari bigiye guhirima, iyo Imana ihageze, iyo abantu bayemereye bagaturiza imbere yayo, bakayizera, bakayiha imitima, ntibumve ko aribo bashoboye, Imana ikora ibikomeye cyane. Mana nziza, tugushimiye kubw'uyu mwanya. Byashoboka ko hari umusore cyangwa umukobwa wari unkurikiye wumvishe iri jambo. Kwinginze kugira ngo muhe kugira amahitamo meza, kandi mbere ya byose ubashoboze kukwizera no kukwiringira, kugira ngo ubashe kubayobora mu guhitamo. Kandi twabonye ko iyo umuntu akuyoboje inzira, agira amahitamo meza yo kumenya uwo bazabana. Komeza uganze rero, ijambo ryawe rikomeze riyobore imitima yacu, ijambo ryawe rikomeze riyobore imitima y'abasore n'abakobwa, babashe kumenya icyerekezo gikwiriye uri kubajyanamo. Ganza rero, ushyirwe hejuru n'iteka ryose. Amen.